ariko mbere yuko tujya kuri match y'Amavubi wasire harye bwo ndabanza nsaba imbabazi zikomeye cyane abanyarwanda nyuma yo kureba match y'ejo nkitegereza umuntu witwa nubwo tutarinjira muri details za match nkitegereza umuntu witwa Sahabu nasanze ndi umuntu udakwiye kubabarirwa kubara mwibeshyo ntumushyira gukora liste nkibagirwamo umuntu witwa Hakim Sahabu ejo yacimpaka cyane sabye imbabazi mbikuye ku mutima naje gusanga igihugu umupira w'amaguru dukeneye umuntu umujya mu kibuga ni Sahabu dukeneye abantu babiri bajya mu kibuga ni Sahabu na Sahabu abakinnyi 10 bajya mu kibuga ni ba Sahabu 10 11 Sahabu yakina no mwizamu uriya mwana zo umupira mwinshi nakoze ikosa rikomeye cyane ryo gupanga ikipe itagira Sahabu banyarwanda kese ndabizi mugira imbabazi bakubabarire cyane mbabarire nubwo umukino gwaho nabonye icyaha sinzacyongera cyo gufata umuntu witwa Sahabu nkamugereranya n'abandi bantu gusa liste naribagirwa wasiri yasabye imbabazi kuri Sahabu nanjye ndazisaba kuri Manishimwe nabonye ejo naravuze ni nyirumwanya umukinyi ku mukinyi ariko Mangwende sinzi ikibazo Mangwende afite ndasaba imbabazi ko nayobeje abanyarwanda Mangwende ari wewe nyine itima Mangwende abakinyi bavuye hanze bafite icyitaro Manishimwe tuzi ikibazo cy'urugendo Jihadi Mangwende aba bakinyi bafite Darlage bafite ikintu bita umunaniro wigeze na Saro wakinye Jihad arabarusha yakinye neza kuva hari periode wiki hari kugera ku munota 3 ureka twanarize umunota ku munota Jihad kugera ku munota wa 10 yarashakaje bare 3 izo baro ni bonero ruzitakaje ubu nta kibazo reka dufate none ejo Jihad ari bakinyi b'Amavubi bakinye neza periode kuva ku munota 45 ugeze ku munota 68 iriya periode yakinye nabi yageze arananirwa no kubango yarananiwe ariko igice cyambe yewe narayibaze kazucanye n'abantu turi kuri amachi simbizi buri muntu aravuga abibonye bakinyi ariko kuva ku munota 75 wari kuri televiziyo urabona kuri televiziyo abakinyi bakinye neza ndabakubwira ni Sahabu Hakim ni Bizimana Jihad nubwo wenda taje yageze arananirwa ariko akina igice cyambere cyane cyane ibumoso arangiza Kazungu uretse Kazungu nari bwemerere ntararangiza neza niki uretse ngubwire dore ikosa rya none se ko atararangiza bitandukanye Jihad ikosa rya mbere afite mu kibuga rikomeye cyane ninjye muntu wamuryamaga ariko ngiye kumuvaho Jidra afite ikintu bita indiscipline tactique mu mikinire ndakikubwira Bonera ari bumoso Jihad amaze gusabira bari burya yakiniye ahisa zibumoso ko yasabira kandi yari Bonera ndetse ibyo niyo bita gukina kubera ko kuri radio Rugangura Axel yavuze Jihad cyane muri match arimo arakora kuri baro niko gukina Jihad ni bari umuntu ukina nabi mu Mavubi ni Jihad nese Kazu nari butari wari kuri televiziyo Bonera ari muri twe ninde muntu wumvise match kuri radio oya nimo navuga urugero nimo navuga kubera ko Jihad oya nimo navuga kubera ko Jihad nurangiza waravuze ngo Jihad ngo iburyo Kazungu savuze ngo iburyo ngo imoso abari ni discipline tactique itabaho Sefu ari iburyo none kugira ngo ubyumve cyane Sefu kuva yajya mu Jihad ninde muntu wamubonye none ndabwira ni mpamvu atigeze agaragara Sefu arimo Jihad yari umubonye mitaka 2 nurangiza utubwire oya nje narangije ngewe ariko ikintu nari bwemere dushaka kuri baro cyane niko gukina ngewe ku giti cyanje anta match twese twarayirebye ntabwo uburyo we wayirebye ijisho ryawe sibyo ryanjye reka Kazungu avuge yaratanye vuga ngo abakinyi yabonye nanjye nayanariza uko mbishaka bitewe n'ukuntu twese twayirebye ikintu kimwe Kazungu aragikomeza muri Kazungu arangize ubundi twinjire buri muntu arabona umwanya nge nari ntangiye ngo mvuge buri muntu aze kubona umwanya aya Mavubi twese twarayarebye byiza nibyo byiza duhe detail kugira ngo Kazungu yinjiremo reka Kazungu asoze Kazungu redi yinjira abakinyi bakinye neza dore cyo ndi kuvuga umusangiza w'amagambo oya dore cyo ndi kuvuga nyene ari bwemere Hitimana uyoboye urimo uravuga match batangiye kujabura rangiza match buri wese umuhe tujye kuri detail zose sengucamo warangiza ako kantu Kazungu akunze kuvuga ngo ntarabyibagirwa ataza kubyibagira harya tubavuga amagambo menshi rega tukisanga oya ntacyo buri muntu aravuga ku giti Kazuvuga navuze ngo mu bantu bantunguye ejo umukino ugomba kuvamo hakiri kare barabakinyi babiri ugomba kuvamo hakiri kare Manishimwe na Nshuti ko nabivuze mbere ndavuga nubwo Nshuti agiyemo abantu bamushidikanyaho biraza kugaragara ko ari umukinyi byanga bikunda ukwiriye gusimburwa hakiri kare Manishimwe tuzi Monteze Manishimwe mu kudefanda Manishimwe ejo nayobewe ko ari we ko simvuga ngo muri Maroc ngo ntakina Manishimwe akina mu Rwanda
yari umukinnyi wiruka, ni umukinnyi kandi bimaze kuba match nk'eshatu hiyo turabyibuka uri muri Benin yakinnye nabi, nanjye ya Mozambique noneho muravuga mutubanza ari umunaniro. Match y'i Kigali na Benin akina nabi, match ya Mozambique nariyo ihuye ya Benin ni yataje cyangwa ngereka nivugiriye ya Mozambique ngewe nabonye neza ihuye akina nabi, akiniye nabi. Ya Senegal nibwo atitabiriye, ejo rero nibwo byabaye bibi kurusha. Ariko Jihadi ndi umuntu no muri liste muziko namushyizeho ku munota wa nyuma ya liste yanjye. Nge nashaka Sefu na Casemiro, ariko ndavuga ni brassage ni ikintu gikomeye, reka shyireho Jihadi. Ejo ku umupira ugitangira mu minota kurinda kugeza igice cya mbere niba ntibeshye, no mukina abonaga cyane hagati akina bisa nkaho bintunguye. Urumva wantengushye ni Manishimwe, niyo mpamvu nibutse match 3 zikurikiranye kibye nabi. Jihadi nabona ko adashoboye, ahubwo we abari we untungura gukina neza. Undi nibuka wakinnye neza rwose mu gice cya mbere yatangiye kina nabi, ariko aza kwikosora kina neza umurenga ko byo burageragayo agatanga akagerageza gutanga imipira, kandi ukabona ko n'uruhande rwe batarushaho cyane, nubwo ubona gira kipe nayo we idakomeye. Mu bandi bakinnye kuko abandi basa nkaho bari ku rwego rumwe, ku rwego rumwe kuba ngo ntibari hejuru ntibari no hasi, kuko umunyezamu urumva ntabwo nta mipira yabonye. Ikindi ni afite amanota make yabarengana, nabasimbura defense yacu hari amakosa Manzi yakoze yo ku giti cye. Nta nibagiwe na Anje nawe ni umukinnyi wa gatatu, uretse ko asanzwe akina neza. Hari igitego yakuyeho ku ikosa Manzi yarakoze mu gice cya mbere, araryama yatanze umubiri we uba ari wo bashota. Ubwo rero Kazungu wenda yarakinyujemo kugira ngo birahura na liste ni mu bice bitatu. Anje Sahabu na Jihadi n'abakinnyi nabonye bakinnye neza. Inshuti ntiyantunguye kuko n'ubundi muri ape ntabanzamo. Wantunguye ni Manishimwe, wari witeze nari niteze cyane pe ntumubone kuko agira n'uruhare mu gutsinda ibitego. Kuko kabiri na gatatu iyo bakina neza byanga bikunda ibitego urabibona, kuko bashobora gufata umuwinga, ariko ntabwo byoroshye gufata uvuye inyuma kuri gatatu cyangwa kabiri. Ubwo rero abasigaye nibyo mvuze ngo bari ku rwego rumwe je kubwanyu ko nabibonye. Ubwo rero jewe nari ntangiye mvuga ni umukino uko nabonye abatoza basa nkaho bari umutoza yari yo match ya mbere. Bura nubwo tuvuga ko wenda uruhare runini rwagizwe n'abarwasamanzi guhamagara nejo, ariko umutoza guhagarara hariya, hari ibintu byinshi abareba, ni ufite inshingano zo kuba head coach. Ni nayo mpamvu nawe uza gusobanurira abanyamakuru uko byagenze. N'uyoboye urugamba kuko ibyo byose byararangiye, guhamagara kugira gute byararangiye. Noneho rero hasigaye guhagarara hariya, uratoza gute kubona igitego, uratoza gute kugira ntutsindwe. Yego, muri uko kutangira basa nk'abiga adversaire, hari ikintu nabonye. Byiringiro Lage ni umukinnyi dusanzwe tuzi ko ari mwiza mu bintu birebana no kudiribura. Wabonaga ko uruhande rwe ari gushaka kurukoresha cyane, ariko haza kubaho ikihe ikibazo mwabivuza mugaruka kuri match za Mangwende n'igihe yakinaga muri Farelab. Ubu ngubu ntabwo ari makina iminota nkuko yakinaga umwaka ushize. Noneho no gusimbura ryabura nka match yabatsinzwe no mu basimbura ntiyarariho. Sinzi Mangwende ameze ibintu bye uburyo akinaho muri club ye nibyo tumubonamo. Mu Mavubi ntabwo ajya bitanga. Ku munsi w'ejo mwabonye ko uburyo bubiri uratwibukije, mwabonye ko hari inshuro kuko icyo gihe akina nabi byibura yabanzagamo muri Farelab. Ariko ubu no mu basimbura asigaye abura. Ntabwo ari ejo gusa, sinzi rwose ibintu yakagombye kubaho Amavubi ntago abitanga. Ngiye ku giti cyane ko nabonye, ndabihera kuri match nabonye ku munsi w'ejo. Hari ahantu Rage bamuhaga umupira, ubundi abakinnyi bakinana ku ruhande kuriya, abakinnyi baba fullback nimero 3 na nimero 2, iyo bakinye system y'aba defenseur bane, n'abakinnyi bazamuka cyane bagakominikana n'abakinnyi bakina ku ruhande rumwe, ku buryo afashe umupira ukabona baje kumubloka, wowe uhita uzamuka wiruka ukajya kwisabira imbere, cyangwa se ukajya gushuka abakinnyi bakaba bakurangariraho, bagatanga space ku mukinnyi akaba yakwinjiramo hagati. Ibyo rero byabaye nk'inshuro nk'ebyiri cyangwa 3. washaka Manuel Mangwende ukamubura ugasanga aracyari inyuma mu gihe afite umupira, afite umupira.
Rage hari exploit nk'ebyiri yakoze ariko nawe hari ahantu yabaga afite umupira akabura icyo akora akabura umukinnyi uza kumufasha imbere bagahita baza bakayimwaka ari nka bare ebyiri bamukuye ku kirenge nani bagiwe na Mugisha Gilbert Barafinda yakinye neza ubwo rero urundi ruhande Rage hari ukuntu bitamugendekeraga neza no ahita aperimeta na Barafinda Barafinda ajya kuri aho twakwita kuri 11 Rage ahita agaruka n'ubundi ni ahandi Mangwende yaramuri inyuma yaramuri mu bitugu Mangwende n'ubundi yaramuri inyuma ubwo rero mu birebana no gukereya byo ntago twakereyaga cyane mu gice cya mbere navuga ko hari umupira Rage amaze guhindura uruhande yateye akoze cross umudefanseri w'ikipe ya Zimbabwe ahita awushyira muri koroneri awutanga nshuti Innocent mu gice cya mbere ntago navuga ko hari uburyo bwinshi baremye kandi no ku mpande zombi uretse ko uruhande rwa Zimbabwe hari umupira bajugunye baranshije imbere Manzitseri yarameze nk'umuntu urangaye utari mu kibuga baricometse abadefanseri babiri Ange ibumoso iburyo Manishimwe bagera n'umwata ku mwata karagwa arayitakaza bwari uburyo bukomeye cyane kuri twego bashobora kudutsinda igitego arayitakaza ubwo ni uburyo bwa mbere ubwa kabiri ni handi bayiranshe Manzitseri kamurenga umwata kamuturuka inyuma akiruka niho Ange yakoraga acceleration kuba agira speed bikamufasha agahita tambika umubiri we umupira bagahita bawushota ikiza cyanje agira imbaraga z'umubiri arihuta si mekanike mbega usanga ibisabwa ku mudefanseri Ange byujuje usa nawe ejo wabonaga harimo akantu gusa nkaho aremereyemo ukuntu umukinnyi utakoze imyitozo myinshi urabibona harimo akantu gusa nkaho aremereye ariko nkaho hantu n'ahantu ya savings ari nyirurugo nyine none ya savings igihugu umuntu wese arabibona navuga ko mu gice cya mbere nahandi unyibutse nahandi se umuzamu nawe yafashe umupira awufatanye umwataka wa Zimbabwe byagenze bite ahantu Fiacre yakijije Fiacre asoze saho ngaho se hambere umwataka nyine bamuhiritse Mangwende na Ange none ubanza ari Mangwende wawuteye Fiacre itawufata yasohotse wanavuga ko ari action yari ikomeye Fiacre yagaragayemo nta kindi kintu yigeze agaragaramo igice cya mbere cy'umukino navuga ko u Rwanda rusa nk'urwarushije Zimbabwe ariko byo kurusha byaho ngaho bisanzwe possession hari ukuru nakurusha turi gukina ariko ntacyo nagutwara rwose nk'uburyo twateye corner enye ariko mu buryo niyo batera 20 hari ikintu gizwe Zimbabwe numva arateye imwe niba amujije ya mbere Zimbabwe nta nimwe yigeze twe twateye corner kuruka duteye enye ariko ukareba niyo twatera 20 ni kwa kuntu urusha umuntu ariko ntacyo wamutwara nuko abarwana ngo si corner ngo ubundi se iri buve miki ntacyo no muri championnat cyo igitego cya corner kiboneka ryari igice cya mbere kirangira ari ubusa ku busa abatoza rero tubona bahise bakora impinduka kandi ku mpande zombi nta n'uwari washose mu izamu shota mutagete twese zari zero ariko uburyo bugaragara buri dangerous twavuga ko ari Zimbabwe yabubonye nubwo bavuga ngo warayirusha ariko niyo yabonye uburyo buri dangerous ikibazo kiba bataka babo hubwo ariko nazo cyaba yabataka babo mita mbere navuga ko twabonye uburyo bw'umuntu bita Mugisha kuko wibuke ko uriya mwataka kuri kona twabonye uburyo bwiza bwa Bonner sinzi niba abantu batabyibuka twabonye uburyo bwiza bwa Bonner yagerageje gutera ariko umupira utera hanze ari no Jihad yateye hanze niba ari bita Ive Rwasamanzi naba ago bari ku rwego rw'amavubi umuntu ari muri match yahushije baro nkiriya y'umutwe yinjiye muri match uhise umukura mu isukora na Frason ikibazo gikomeye cyane nibwo buryo umuntu yanavuga twabonye bidasanzwe muri mita ya mbere ubwo rero igice cya mbere kirangiye bahita basimbuza ku mipira ari Bonner hakaba n'uriya mupira wanze wa Jihad nawe yatereye ateye intambwe imwe ebyiri yubura amaso atera umupira atajya iranga bwari uburyo nabo bwiza ariko Rage nawe yateye ni Rage yagerageje mu izamu yagerageje mu izamu umupira uca ku ruhande gato nibyo uvuye ibumoso nibyo nduba Rage niba atari Mangwende sinzi umuntu wawuteye yindi yahaye inshuti ntiyayikina ikinwa n'umudefanseri wa equipe ya Zimbabwe ijya hanze centre yaramuhaye twayivuze yabaye kona turavuga target kuvuga ngo urashaka izamu target yo ntayo nubwo buryo butatu target yo ntayo ubwo buryo bwo kuvuga ngo biranze ariko washaka izamu ni umutwe wa Bonner wagiye hanze n'uyu mupira twavuga wa Manishimwe wanyuze imbere y'izamu gatoya n'uwa Jihad gusa inshuti nubwo imbere byari byananiranye niba mubyibuka neza hari imipira 3 mu gice cya mbere ya defense yasubiye inyuma y'amakufra niwe wayikuyemo 3 sinzi no mubyibuka
niwe wayikoragaho bwa mbere akayikuramo nyine akayisubiza imbere imipira 3 ya defense uyagenda yibuka ntabwo nabibukaga. Igice cya mbere ni ubwo buryo. Igice cya kabiri rero kigitangira ikipe y'igihugu ya Zimbabwe yatangiye kudusatira, yatangiye gusatira Amavubi mu buryo bugaragara, yubaka bikanga ukabonera irimo iriziringa imbere buryo no gutinana umupira tujya kuruhuka. Zimbabwe yarafite 59 twe 49 51 49 na match nuko yarangiye yarangiye baturusha rimwe. Igice cya kabiri rero batangira bubaka bashaka igitego. Ariko buri gice cya mbere twavuga ko Zimbabwe yaturuje possession. Sinzi rwose niko byari bimeze. Possession twayibaze rwose yibaze. Yari balance. Jemona twarayirusha. Hari mako kana. Ahubwo ni byari macuri. Twagombaga kugira 51 bakagira 49. Mita kabiri nibwo bakinnye ku ruhande rwa Zimbabwe. Minota ya mbere bose baraturushije. Ariko nabo nyine bakaturusha. Nose baratera mu izamu. Barabona koroneri nabo barakaza. Abamediateri babo baratakaza imipira. Abawinga ugasanga Marshal Munetsi nimero wari wambaye nimero 8 nta kintu yakinaga kidasanzwe kandi yari we mukinyi bari gukinisha nka playmaker. Yari nabo corner ntacyo zimaze bateye corner 7 mu gice cya kabiri. Bagiye kuruka nta kimwe mu bimenyetso cyuko batwatakaga. Igice cya kabiri batera 7 twatatswe mita kabiri. Nicyo bisobanuye. So ubwo rero uko batwatatse gutyo natwe hari ubyo twagiye dukereya. Hari uburyo Sahabo hari umupira yahaye Nshuti arangije aho kuteresha indyo aho shyira mu kuguru ko kwimosa adakinisha atera akadomo. Hari umupira nk'ibiri yateye Nshuti iri kadre igana mu izamu ariko yateye iburyo anu yateye ibumoso bw'izamu ubwo ndavuga izamu ahubwo bongera bashyira amashusho abantu bareba bongera bajye bashyira amashusho. Ubwo buryo rero uburyo twagiye tubona burakase bagende babushyiramo abantu barebe cyo twavuga ngo occasion Amavubi yabonye ku munsi w'ejo. Ubwanyuma bwarangije abantu bwa Claude nabwo akura ari no buryo buremereye bwa twabonye buraruta ubundi bwose twabonye. Claude niheruka mu kideruka mu kibuga niyo yagiye murabibona. Uziko ni nayo kibazo rega ubundi nabyo wabitekerezaho. Ese abakinyi badakina mu ikipe babuze umwanya biroroshye yuko twabona umusaruro. Uretse n'icyo itubibona ko Christian ararusha Claude niyo mugabo ubwenge. Hari ibyo amurusha. Buri wese afite karite. Uzi nkire okazi yaba ari Claude kuri Christian sorry nibindi bintu. List ya 11 jo mwarayivuze. Niri ya rwose. Hari umuntu wabonye kuri liste beganiro habari we razifite. Yari 100%. Yari yo rwose. N'uburyo bahagaze mu kibuga. Izamu rya Fiacre Ntwari warebye aho batanga amanota ku bakinyi bakinyi. Bande batanze. Twe ntayo twatanze. Arabona narebye yewe. Turatanga hano. Ku binyamakuru byo hanze. Hari abatanze amanota? Byo hanze. Amakipe yombi ntawabonye amanota 5. Kubera umukino urwego rw'umukino rwari hasi. Yabi bitubeshya ngo match gwe rikomeye cyane. Komezwa nani? None ugasanga abazamu ikomeye nka India Pen Rayon Sport. Haveri ari hagarariye Adolphe Simon Tamari. Tuti twabonye match abazamu ntawo batera. Nta mitambiko reka da niyo gikoreka umukino uburi ku rwego rwo hasi. Imyatakire kugira ngo abazamu umupira bagereho ni ryari. Reka da Zimbabwe ubonye umupira ngaho araguye barumwatse. Uwacu naho duteye hanze. Mbega ni ikizamini kuvuga ngo gutera mu izamu aho umuzamari. Ni ikizamini gikomeye. Ariko ndasaba imbabazi. So ubwo rero narakushije reka tubanze twibutse wenda nk'abantu rwose bari basahabo 10 nk'abantu batakurikiye match. Fiacre rero ari mu izamu yakinnye abadefenseri 4 Omborenga afite na 2 Mangwende 3 Mutima defense Ange ndetse na Manzi. Hagati mu kibuga kinisha Mugisha Bonheur Bizimana Jihad imbere yabo Sahabo. Umurongo w'imbere yari Byiringiro Rage. Urundi ruhande rukina Mugisha Gilbert barafinda mu gihe batakishaga Nshuti Innocent. Ikipe rero y'igihugu ya Zimbabwe wenda harimo n'abantu bashobora gukenera kumenya bo bari bakoresheje nka bamwe mu bo twababwira wenda harimo nka kapiteni wabo wakinaga hagati mwaramubonye wari wambaye nimero 18 Mava ya Senakamba Mustar akagira na Rokoke ya Danje. Bari bafite kandi undi mukinnyi uzwi muri ikipe witwa Prince Mpumelelo Dube ukina mu ikipe ya Azam. Yari yambaye nimero 14 ngira ngo mwana nabibonye ko umwataka wabo yavunitse
bagahita bakora remplacement tactique umukinnyi ugiyemo agahita ajya ku ruhande Prince Dube yakinagaho Prince Dube agahita aza ku icyenda Dube mwana mubonye nimero 14 bari bafitemo kandi umunyezamu Andrew Kabila Mbeba nimero 2 Takwara John Gerard Tangamirayi mwaramubonye nimero 2 w'uruhara ariko nabonye ngo afite imyaka 19 29 uyu nguyu mubona w'igipara 19 byari bitangaje kuruta mwaramubonye nimero 8 Marshal Munetsi wabanje kwambara mask ariko iza kumunanira cyane ayikuramo Marshal Munetsi ariko nawe ejo ikigutangaza ko Afrika taragaragaye cyane wari wambaye nimero 8 mu kigo wa Rems yari yanditse bitandukanye n'nomero zindi televiziyo ikwereka ibintu byinshi neza Marshal Munetsi ni nk'inomero biyandikiye mwarababonye rero ba Walter Tinotenda Musona Tino Kadewere we yabanje hanze mutoza yavuze muri press conference ko hari abakinyi bamugezeho bitinze cyane yanze gufata risk Kadewere yakinnye iminota mike cyane yagiye masimbuye n'umukinyi w'ikipe ya Olympique Lyonnais yarantunguye cyane aba bakinyi kuri synthetique ntago bakunda gukina bakina biteguye wabonye bano banyaburayi yakomeretse hano ku kuboko ahita ashaka uburyo yikuramo ako kanya byihuse cyane hari ukuntu bakunda gukwepa zino synthetique cyane so ubwo rero abo bari 11 jewe nk'umuntu wari urihuye tutarajya mu Wasiri yasabye imbabazi ndashaka kuvuga abafana Wasiri yasabye imbabazi ndabona abantu kuri Sahabo mureke ntangaze no breaking news yitangaza amasegonda make kuri equipe y'igihugu Rwanda Amavubi yitangaza ubu tuvugana breaking news equipe y'igihugu Rwanda Amavubi dasubirwaho umutoza bita Frank utoza Amavubi amaze gusezerera abakinnyi 5 muri kampu y'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi Nige na Crema zingutwa utahe Ishimwe Christian zingutwa witahire Mugisha Didier Taichi wa polisi zingutwa witahire Nzeyo Rwanda Jihad umuzamu wa Kiyovu zingutwa witahire Kwitonda Alebaka wa APR zingutwa witahire aba bakinnyi ubu tuvugana basohotse muri kampu y'ikipe y'u Rwanda Amavubi ka hano Saint Famille baratashye abo ko ari 5 ejo bari banyicaye imbere nibo bari banyicaye imbere muri stade bakurikiye Mugunga Yves ndetse na Iradukunda Elitatu abo 5 barimo Crema Christian Mugisha Didier Nzeyo Rwanda Jihad Kwitonda Rebaka bazinze utwabo ubungubu ngiye nibazaga n'impamvu twakinye match bagihari kuko ikipe igomba gukoresha 23 ni nabo Zimbabwe yazanye nabo ngo basigaye 23 nibo coach azakoresha nibo bari kuri match ejo nyine ababanza mu 11 n'abasimbura 12 agoze niba nta munyangiri irimo turaza kubigarukaho ubu ntabo twari dukene muri abakinnyi turabigarukaho ndabona amasegonda asigaye turabigarukaho abakinnyi bangahe ongera basubiremo 5 Nige na Crema yatashye APR azinze igikapu urabeho Nigena nubwo akiri Saint Famille ubu tuvugane nibwo asohotse Nigena urabeho Ishimwe Christian APR ukina kuri 3 ujya gutegura match ya Musanze urabeho ujya gufasha abandi imyitozo Mugisha Didier Taichi wa polisi birakorera mu Bugesera ejo uzakorera mu Bugesera nuko basangayo Nzeyo Rwanda Jihad wa Kiyovu ngwino mu nzara ukomezanye n'abandi kumumena yitwa Kwitonda Alebaka wa APR unyogosho idasanzwe nawe agomba gufasha abandi cyoronye imyitozo abo